Ingoro y'umwami igizwe n'ibice bitatu. Igice kigaragaza urugo rwa Kinyarwanda, urugo rugaragaza uburyo abami bahoze batuye imbere y'umwaduko w'abazungu. Igice cya kabiri kigizwe n'urugo rw'inyambo. Igice cya gatatu kikaba kigizwe n'ingoro umwami Mutara wa gatatu yatuyemo. Ibi ahanini nibyo bituma abantu baturuka imihanda itandukanye baje kureba ayo mateka. ngo yarataramaga abantu nyine bakaririmba indirimbo kandi abandi nabo bahari bamutaramiye nyine ijoro ryose. Nabonye naho ngo niba ari icyotero n'inyambo nazibonye biranejeje kuko ibyo ndi bubonere hano ndagenda bibwire n'abandi batabashije kuba baza bagira amatsiko yo kuza kubireba. Mbonye agacuma kabagamo inzoga y'agahenero, mbonye aho umwami yataramiraga, n'ahantu heza tu mu bwami, n'ahantu heza, n'ahantu hari amafu, hari udusambi, ahantu wicara ukumva ko kuri comfortable. Today we are in Nyanza to see the King's Palace, and I'm always very. Uyu munsi twari Nyanza kureba ingoro y'umwami. Buri gihe nishimira kuba hano bakubwira inkuru z'u Rwanda kuva kera kugeza ubu, ibintu udashobora kubona mu zindi nzu ndangamurage. Uko ntekereza baratubwira byose, uko ababiligi baje n'ukuntu bamurwanyije. Uyu munsi nizi ibintu bishya. The King's Palace there and the modern palace and how the Belgians came in and how they threw him out. Today I learned even a new thing. Imibare y'abakora ubukerarugendo ngo igenda yiyongera umwaka ku wundi. Benshi mu basura ingoro n'Abanyarwanda biganjemo abanyeshuri ndetse n'amakoperative. Kuva mu kwezi kwa mbere kwa 2014 kugeza mu kwezi kwa 12 usanga twaragize abashyitsi bagera mu 32,000 mu kwezi mu mwaka wa 2014. Hanyuma mu mwaka wa 2015 sofa tumaze kugera mu bihumbi hafi 30. Bigaragara ko byanze bikunze uyu mwaka tuzarengaho tubariye kuri annual budget, ariko ibibaze guhera mu January nanone kugeza mu December 2015 ubona twarazamutse ku buryo bugaragara, usanga imibare igera mu 43. Uko imibare y'abasura urukari yiyongereye umwaka ushize, niko n'amafaranga yinjira aturutse ku bukerarugendo buhakorerwa nayo yiyongera. Umwaka ushize hinjijwe miliyoni 45, ubu harateganywa kwinjiza nibura miliyoni 50. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Murenza Abdara avuga ko aka karere mu gihe kiri imbere kazaba umujyi w'ubukerarugendo. Ndetse hari n'inyigo twakoze ubu twaboneye n'amafaranga agera kuri miliyoni zisaga 500 yo gukora, navuga ni nk'umusozi cyangwa ni village, cultural village, ahazaba hari ibirango bitandukanye by'umuco, ntibibe mu rukari gusa ahubwo tukagura bikaba ibikorwa binini. Ni imishinga rero duteganya yuko izatangira muri uyu mwaka wa 2016 ku buryo bikunze abasura urukari babona n'ibindi bikorwa basura, kuko hazaba harimo ahantu hatandukanye ushobora gusura ukareba uburyo Abanyarwanda bakoraga imyenda, uburyo Abanyarwanda babazaga, bacuraga, bakoraga ibikorwa bitandukanye biri mu muco wacu. Ahangaha rero mu rukari haragaragara inka z'inyambo, n'inka abantu benshi babifuza kumenya ukuntu zimeze. Urubyiruko nirwo rwiganjemo mu baza gusura ahangaha mu rukari ndetse bakareba n'inka z'inyambo. Ibintu rero bishimisha kubona urubyiruko rushaka kumenya amateka y'u Rwanda. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda mu karere ka Nyanza.